dutangiye filime yacu hano umukobwa uri kuza yirukanka cyane mu gitondo cya kare. Ako kanya ageze imbere no kureba kubera ni haraka ahita agonga ku mutipe yari yiryamiye hasi nyine bamwe b'inzererezi baba barara mu muhanda. Tipe ariranura ati umukobwa ati mana nyagasani we ati nakererewe ati ndamugonze kandi nanakererewe. Ako kanya umutipe nawe n'ibito yari beremo n'itiro cyangwa se n'ibitotsi ageze atya ahita afata wa mukobwa ku kaguru umukobwa avuze ati mana yanjye yaranyisha ahita yirukanka no kubera nubwo babwinshi asiga amadokima yiwe yaragiye mu kazi. Umutipe nawe yari yiryamiye byukiye ingangi arebye abona wa mukobwa wasize amadokiye ati ya kandi izi dokima ni zigenzi di ati none arirukansa arazisiza tuse ndabigenza gutera ati yewe umukobwa ati mana we mfasha bataba yankurikira uriya muntu ngonza ataba yankurikiye. Agakobwa dise nakanyabwoba karatinya kari kaze neza ko hari agiye kubyuha agahita akirukanka cyangwa akabwira nabi. Umukobwa uko yakirutse ageze ana aritsimba arabanza aruhukamo gakeya ati mana yanjye we mfasha batankurikiye ati mana mfasha batankurikiye kabisa arangije arebye ahangaha arebye ati we ati amadokima yanjye nasize we atari ko ngomba gusubira nkajya gutora aya madokima yanjye atereka ndebe ko adagihari. Arebye gutya arungurutse abona wa mutipe ntawe ugihari ati ngomba kwijyaza nyine kuzuza agatima nkahita njya gutora ziriya dokima ati gusa yabo ati kandi nakerewe mfite kujya mu nama nanakererewe mana we ati ndabigenza gute. Ariko nyine nk'umukobwa ahita yishyiramo agatima kanyabugabo ahita aguruka agiye gushaka za dokima. Tugaruke kuri uruhande nanone hari abaranga Daniel abaza Natalia ati Natalia we ati umukobwa ko yatinze turamutegereza bigeze hehe areba ku isaha twatinze ati yatinze kabisa. Natalia ati tegereza gatoya ati kabisa ati nagajya apfa gutina ati gusa ndabizi naza gute ati Yorine naza kugera ngaha ndazi neza ko ari buduhe impamvu ifatika. Daniel akomeza yinsista ariko se ubundi bungubu kuki ati yatinze mana ati mwakombye ko rye mwatoye ati mukaba mumwihoreye. Natalia aramubwira ati ariko se ufite ubwoba ntago wizeye amadokima yawe ati we ihangana akanya gatoya atarabaje hano ati Yorine kandi ndazi ko naza araza duhe impamvu ifatika impamvu yakererewe. Akwereka bakomeza baganiramo gake gusa Paul bigaragara Daniel bigaragara yuko hari ukuntu nyine hari binashaka byihuse nyine hari ukuntu hari binashaka yihuse cyangwa se hari ibintu ashaka ko bigira vuba bikava mu nzira intego yo akayigeraho. Akomeza azayongera Natalia yongera amwegera namubaza ati gusa uriya mukobwa no mu kazi buri munsi akunda gukerererwa ati buriya rero wasanga ari n'ukongeka agakerererwa atereka twumve amitegura cyangwa se inzireguro ari buza aduha. Natalia aramubwira ati ariko po bigaragare ko atinya uriya mukobwa se utinya ko dokima ziba zishobora kuba ari nziza kuruta izawe ati werindira nyine amasaha agera. Paul Daniel ati jese natinya uriya mukobwa ati wapi ntabwo namutinya kabisa ati genda yizeye kandi genda yizeye neza ko ntuza ntari butsindwe muri interview kabisa. Natalia ati okay sawa kadutegereze turebe. Barakwereka Yorine disi nawe hari arimo araza kibaguza gake arebye gutya abona wa mutipe nawe uko ari kureba ari gushaka kano gakobwa bagasubiza amadokima kataye. Uyu nawe ari gusubira inyuma ajya kureba dokima hari ariko akabikora yishu no mutipe ngo atamubona kuko arakeka ko ashobora ko yamugirira nabi. Kuri kintu narebe arakibaguza arareba kahita kanyaruka nk'akanyabwoba. Feri ya mbere n'ahandi kahise kagera mwe kari kasitaye kuri wa mutipe mwe yararyamye arebye dokima araziba ati mana nyagasani we dokima nazitayanga ati none nazi hari ati ubusize abazitwaye nde ko ati ubudokima zanye zitwaye nde kweri. Arareba hakurya arareba impande zose abona re wapi dokima nazi hari ati mana we ati ndabiyenza gute. Kandi wibuka ko izo dokima nizo yarimo ashaka kujyana nyine aho yaragiye muri interview nyine mu kazi nizo nyine yaratwaye ariko kubera n'intuza n'ubwoba bwinshi ndetse n'igihunga arazitaye uzitoye urizimuzaniye ari kwiruka muhunga bese ni hatari. Reka turebe filime turebe uko kari burangire. Ako kanya muri ofisi nta kindi cyakurikiyeho Daniel yakomeje gufuwa ati Natalia we ati yakerewe umukobwa kabisa. Akanya bakiraho ngaho Natalia ahagaze nawe yatangiye kugira akantu k'inzikekwe kuri ntuza kuri Yorine avuga ati si umukobwa ko atarasanzwe akirirwa byagenze bite. Natalia aravuga ati reka tube tumuhaye iminota nk'itanu turebe wenda ko yabageze ahangaha. Paul avuga ati nta kibazo kabisa ngenda hano ndamutegereje ati gusa akunda gukerererwa. Ako kanya
karangije karaza Kayorine ati Miss Natalia we ati mumbabarire kuba nacererewe ati rwose giye gusa nagize ikibazo ati amadokima yanjye hari umuntu w'inzererezi cyangwa se w'imayibo warunyirukanganye ngira ibyago ndayata none nuba ntago ndayabona ati gusa mu mayakanya mukanyizera nahita nsubira nyuma nkajya kuzitora nkajya kuzishanga hitanze Daniel asekamo atari kwa mukobwa uri umunyamitete wavuze ko ubona nta gupiganwa wanjye byaguteye ubwoba ko wapiganwa yanjye tukabivuga hakiri kare ibintu bikava mu nzira atemera nyine ati kwitinga nyine tinukuri mu mayakanya nahita nsubira nkahita njya kuzizana mu isaha imwe ndabangarutsanga mu minota mu mwanya utageze no mu isaha imwe ndabangarutsanga anje kuzizana ndebere Daniel akomeza kugenda amata amagambo kandi ari we muntu bari bagiye guhatanira ariko nyine arangije nyine baramwizera bamubwira ati ntari bi wowe genda ujye kuzana genda ujye kubizana ati uba wizeye neza ko uri buze ubizanye kandi umenye neza ikikuzanye ko ari interview y'akazi yari narangira arishima ati nukuri murakoze ko mu mayakanya nkajya kuzizana ati ndabasezeranya yuko ntago nibatengo nawe ndatanze mu kanya gatoya ndaba mpageze ako kanya Yorine ahita yirukanga nyine agiye gushaka za document gusa wibuke yuko nubwo uri gutagiye kuzishaka ntagaza hano zatakaye ntaza aho ziri nukupfa kujya kuzireba gusa Daniel nawe umwanya wose yadutesheje turabona atari kundi umutegereje mwibiki ati ko ngiye naje kandi nkaba ntakerewe nahageze hakakiri kare wanyiyereye akazi wanyiyereye uwo mwanya nkaba nijye wotsindira ndebere bigaragara ko ari nk'umwanya mu kazi barimo barapiganwa kuri mu muhanda ngatura kuri Pablo nawe Pablo niwe wakinye ari nk'inzirezo mu muhanda niwe uraturaguye za document arimo arazareba kuri za document areba location areba ati okay ati kuri building yitwa Kasamiro iri hari hakurya ati ndayibonye tibyanze bikunza ni hari ati ngomba kumushyira zino document kabisa ahita afata no bushashirwe akubita ku rutugu ahita aherekera nyine ajya gushaka nyine zino document ndebere bigaragara ko uyu mutipe disa ari umunyamutima mwiza yaje akurikiye location cyangwa se akurikiye map cyangwa se amerekezo ari kuri ziriya mapuro arebe ko nyine yaza azizaniye nyamukobwa uko yakirukanse umukobwa nawe ari kuzigaruka mu nzira ze kuzihiga nta hantu namwe afite ajya kuzihiga nta nubwo nta idea afite yaho zishobora kuba zatakaye gusa nyine aratekereza uko ari bubigenze araza gake aza yivugisha ati ko sema nawe ati ibi nibiki koko ati ra fasi cyangwa se uriya mwanya ni ngiye wari ukwiriye ati none dore document zari zigiye gutuma nkubona ndazitaye Pablo nawe ahanga aravuga ati ati nahanga ndakeka ko ari hano hafi nahageze ahubwo reka nshaka umwanya wo nakinjirira ako kanya kira aho ngaho abona nyiri document ati madamu ati ndakubonye ati nimaze umwanya munini ko guhiga yari nawe nubwo babwinshi ati we kandi n'ubundi turacyanyirukangana ahita yongera yirukanga ati madamu we ati yagarara nta kintu bugutware yari nakomeza yirukanga avuga ati mana we ageze aho ngaho kubitana n'umupolisi ahita amwisha inyuma ati mfasha Pablo ati wowe madamu ati yagarara nta kintu ugiye kugutwara polisi ati hoya ati musore muto nibiki kuri kwangana n'umukobwa Pablo amubwira ati hoya ati ntago nshaka kumubaza ati rizima pro nshaka kuzimuha ako kanya atanamusobanurira yari narongera yirukanga kubera gutinya polisi aramubwira ati zana izo document zimuhe Pablo aramubwira ati oya ntago naziguha ati uyu mukobwa yataye zino document ndimo ndirukanga kugira ngo nazimuhe atariko afite ubwoba ko ari cyo ngiye kumutwara ati nta kintu kirenze nshaka kumutwara no kumaza zino document gusa umupolisi aramubwira ati zana izo document ndazimuhereza ati zizane hano ati zizane hano niba arizo zigutuma uri kumwirukankana Pablo ati oya ati ntago naziguha ati byanze bikunze ngomba gukora nshobe kose nkazimugezaho umupolisi araseka ati dushaka kuba ko utari kumugirira nabi ati niba udashaka kumugirira nabi ukaba udashaka no kumizo document ngo nzimuhe ati no kubera icyo wumva nyine yuko nta kumugirira nabi ati rega ati uri gushaka uri ufite ikintu kitari cyawe cy'undi muntu bigaragare ko nyine uri umujura we bakibye ati kandi ndagutwara mu mategeko Pablo ati hoya ati nago nabyemera ati hoya vuba hano tugende umupolisi ati vano ngutware Pablo ati hoya ati ntacyo ndemera kujyana nawe ati gusa ati Michael Udu ati reba hariya aramujijisha ahita aguruka camaka agurutse umupolisi bakamwirukankanya wamukureza umwana w'imihanda yamenyere kwigurukira ako kanya disi Yorine nawe ko yakirukanze agarutse kuri ofisi azirukangana nabyo kureba ahita agonga Daniel arumirwa ati akakobwa ati warasaza ariko ati bari kubundi wumva wuzuye ati nyine wumvise nyine wuzuye kabisa Yorine ati hoya ati nukuri ati wa muntu nababwiraga ari kunyirukanga nawe inzerezo wo ku muhanda ati dore niba aracyanyirukanga nawe duhuriye ari maranyirukankana Daniel araseka ariko ushaka ko gura kagurye ati rega ndabizi ko umwanya nta wundi muntu uzawo ntanga
ati uyu mwanya ni uwanjye, ati kandi uyu mwanya ni uwanjye kabisa birazangira ngutsindiye, ati bini muri rukanswa ku muhanda uzubeshya ngo hari wakwirukankanye, ati emera nyine emera ko atinye kufite ubwoba, ati ndabizi ko gusaba umwanya ari uwanjye, ati ntago zigera unsindana kabisa. Yorine ati nose ntago nyizera, ati uri kumfata nk'umubeshyi, ati sawa ntareba, ati uri kumfata nk'umubeshyi. Daniel aseka aravuga ati oya sha tuzaba tureba kabisa, ati gusa ati wabeshya utabeshya, ati cyumva ati gusa n'ukuri gutwarira umwanya w'ubusa, atari kubundi ba mwanya n'uwanjye kabisa, ati ntago uzahondya. Yorine nangije amuga ati sawa tuzaba tureba, noneho tuzaba tubireba kuri kintu narebe. Daniel asegera ngaseka atari ko bana we atagakobwa k'ikigoryi, ati gusa ndabona ko byanze bikunze, ati Kayorine ati nta kanyantege nkeya kabisa, ati ngomba gukora nshoboye kose uno mwanya n'ubundi n'uwanjye nkawutsindira, ati kandi nimara kuba manager w'iyi company nkamara kugera ku gasongero hejuru nzakora ibyo nshaka byanze bikunze, nshaka uburyo nzakora no mutungo w'iyi company yose, ati ino company nyiyegurire, ati mfite uburyo nzabikora, ati ndabibona kabisa ndi mu nzira nziza kabisa, ati nenda kubigeraho, ati intego yanjye ni ugutsindira ino company nkabakuramo bose nkabirukana. Ibyo avuga byose ari kwivugisha nyiri company amenye arimo aramwumviriza, gusa Paul Daniel ntago ari kubyumva, ntago azi ko hari umuntu umuhagaze inyuma. Umugore ati mana we, ati ntago nakekaga ko ibintu byaba ari byo kabisa, ati ubu nizeye nashaka kugwa akazi kumva afite umutima nk'uyu nguyu wo gushaka kudutwara company, ati we ya mana we, ati gusa nanjye mfite kugira icyo nkora hakiri kare bitaragera kuri runo rwego. Nataliya ko mbi yamwumvaga, ati ngomba kugira icyo nkora, ati bitaragera kuri urwego ahita yirukanka agenda gake yombumba kugira ngo nyine Daniel atamenya ko yari hano hafi yarimo aramwumva. Ako kanya ahita yongera arinjira akore ikintu narebe ko n'abantu bivamo. Yorine akiri aho ngaho atakusubumana wenda bigenza gute, Pablo aba yamubuhonya, ati nguriya n'ubundi, ati mana nyagasana, ati mfasha, ati mfite ibibazo, ati akazi, ati dokima zari kumesha akazi ndazitaye, ati akusubumana batuna 10 ikibuga, ati ndabigenza gute, ibibazo byamubanye byinshi. Ako kanya Pablo nta kindi yakoze, yese gake yombumba araza yegera Yorine ahita mukoraho. Umukobwa yarishi ati mana we, ati nyagasane, ati niwe kandi n'ubunda, ati ndakunyinze musore muto, ati ngiye mbabara, ati narushe kwirwa nukanga nguhunga, ati mbabara ngiye nungirire nabi, ngiye ndakunyinze wingirira nabi. Pablo ati hoya tuza, ati ngiye ntago ndafite kukugirira nabi kabisa, ati jewe ntago ndi bukugirira nabi, ati ahubwo ati nuko hari ikintu nifite ndashaka kuguha, ati mfite ibintu byawe wateye nanimo ndashaka kubiba, ati ngiye ntago nshaka kukugira nabi, ati reka nkwereke, ati mu umunota umwe tu. Yinjira mu gishashi arebye akuramo igishati, ati we yase iki ngiki, arongera yinjira mu gishashi arebye, ati ziri hehe, ati ngizi, ati nizi impapuro nshaka kuguha, ati izi dokima ni zawe, ati wazitaye mu gitondo cyajyo ni muri rukango nsitayeho, ati niwe wazitaye, ati nanjye nakomeje nirukanga nguhiga kugira ngo rero ko nazigusubiza, ariko nyine ntabwo abashiye kuba wampa umwanya ngo nziguhe, wirukanga ntunze, wari ufite ubwoba ko ndi bukugirire nabi, ati gusa ndagusabye yuko ntari bukugirire nabi, ati kandi nanaziribye, ati nsanga ari amakosa wari warakoze muri zino dokima nazikosoye, ati nazikosoye amakosa yari yose nayamazemo, atakiri ureba, ati ntugire ikibazo, ati ngiye ntago nakugirira nabi, ati ngiye ntago nakugirira nabi madamu we, atakira, ati rebere ihera amaso nazikosoye n'amakosa yari yose nayakuyemo, atakirizi nezawe n'amaboko abiri yose disi ahereza Kayorine. Ati mana we, atushatse kumbwira yuko aya masaha yose yirirwa unyirukankana nanjye nkubona nkirukanka, washaka kuma dokima zanjye nta kunyirira nabi wari wapanze. Pablo ati yego, ati ngiye wapite ntago napanze kugirira nabi. Yorine abura uko abigenza, ati Yesu, ati nukuri urakoze cyane, ati nukuri urakoze, ati Imana iguhe umugisha, ati Imana iguhe umugisha, ati genda mfite ubwoba yuko uri kunyirukankana ngo ungirire nabi, ati kuko ntinya abantu bo ku muhanda, ntinyi abantu bamurara ku mihanda nabatinya ko mugirira nabi. Pablo araseka avuga ati oya, ati oya kabisa, ati nabonye ibyo, ati yo projet uri murakora, ati nerebye mbona irimo amakosa ndayigukosorera, ati kandi ati kubona nyine nifite company nyine, ati nabonye ko ibyo uri murakora nyine nari mbizi nyine twari utuntu twanjye niyo mpamvu nabikora. Ati oya, ati gutese, ati wazikosoye, ati none se byaba byaragenze gute kugira ngo ubuze ibintu nk'ibi ngibi ukaba uri ku muhanda. Tugaruke kuri ruhande nabwo Nataliya arimo aravuga ati ngomba kureba mu bintu byose bya Paul nkareba ko nta manyanga yakoze, ati byanze bikunze, ati kuva kuba namuvumbe namenye ati umupangu we cyangwa se namenye ibyo yapangaga gukora. Arareba
ajya muri za document za Paul cyangwa se mu bintu byose Paul yakoraga mu kazi, areba ati mana nyagasani we, ati nibingibi n'umuhungu yakoraga, ati mu kazi nibingibi yakoraga, ati ni amakosa, ati ati harimo amanyanga menshi kabisa. Ya ati mana urakoze kuba tukuvumbuye hakiri kare, kuba tumuvumbuye hakiri kare. Ati ako kanya akiri muri ibyo Daniel yinjiye Natali asa nk'uwikanga mukunda. Daniel azabaza ati none se bune ndi inyamaswa, ati none se ndagukanzera, ati kwagira ngo ndi nk'inyamaswa kumbanye ukikanga, ati tubivemo, ati se nta gakuru ka wa mukobwa yaba yaguhamagaye nko kuri telefone ra, ati Yorini ni yaba yaguhamagaye, ati umukobwa aramugaye Natali ati atamaze kuhamagara mu kanya kashize, atambwiye ko ari buhagere mu kanya kabisa, ambwiye ko atari butinde mu kanya gato yaraba atugezeho. Kuri kiru narebe kanya Daniel akomeza avuga ati ariko subuni uyu mukobwa, ati buriya teka dutegereza, ati ariko turazi n'ubundi ntago ari bubure excuse ari buzatuzaniye tu, ntago ari bubure excuse ari butubwire. Ati we ariko ati ndamumenyere niko ameze. Daniel akomeza aho ngaho aganira na Yorini, aganira na Natali. Ako kanya Daniel akomeza avuga ati none se ubundi kuki mutangizera ngo mu mako kazi mutiriwe mujya mu bintu byo guhatira, ati ntago ubona ko nujuje byose bikwiriye. Natali ati hoya, ati Paul we, ati sorry Daniel we, ati we ntugire ikibazo, ati reka, ati niyo mpamvu nafashemo nashaka ko umuntu umwe muri mwe mukorana, mwe dukorana nkareba uwo nizera nkaba ari we naha akazi ko kuba yaba manager w'iyi company. Ati rero wikwihutisha ibintu, ati niba umwanya ari wawe ni wawe uraza kuwutsinda, ahubwo se ati ndashaka kujya mu bwiherero by'akanya gatoya, ati mu kanya gato yanjye mu bwiherero, amusiga muri ofisi ye. Daniel aguma aho ngaho tekereza ati mushata umwanya n'uwanjye ndawutsindira kabisa, ndawutsindira kara gakobwa n'ubundi kagiye karabura. Kurikire tugaruka kuri uruhande nabwo Yorini na Pablo bari bicaye barimo baraganira. Pablo amubwira ati ngewe rero, ati ntabwo nahoze n'ubundi ndi inzererezi, ati nari mfite company ikora nk'ibyo ngibyo namwe mukora muri iyo company yanyu, ati gusaba partner bashatse kungirira nabi, ati company yanjye yari ifite n'ama branches menshi cyane, atari kumukura muri aka kanya nta nimwe mfite kabisa, ati barangambaniye, ati biza kurangira banke ije nyine imbuza amafaranga yo kwishyura nyine barabifatira. Yari namuze ati none se ubwo byaba byaragenze bite kweri, ati none se wamenye gute ko mu byangombwa byanjye harimo amakosa, ati se bune nakwizera gute yuko ibyo wakosoye ari byo byanyabyo, ati uretse nkwereke. Atangira muri cya gishashi n'ubundi akuramo igitabo, ambwira ati urabona, ati kino gitabo, ati kirimo ibisubizo byose by'ibibazo cyangwa se by'ibintu byose wifuzaga kugeraho. Akomeza agenda amwerekera gato, ambwira ati n'ubundi ati nuzajya uhura n'ibibazo nk'ibi ngibi mu kazi kawe, ati jya umenya uburyo bigenza, agenda amudirectinga nyine amubwira ati ukora hano, ati ufite iki ngiki ukagisimbuza iki, ati kandi numara gukora ibi ngibi, ati ndazi neza ko akazi uzagashobora kandi uzakora neza. Disi Pablo n'umwana mwiza akomeza kugenda yigisha Yorini, agenda amwigisha nyine gake kugira ngo arebe ko yatsinda ikibazo. Wibuke ko Yorini yaragiye kujya muri interview y'akazi. Kurera amubwira ati ibi ngibi ntabwo ari ibintu bigoye, ati rero igitabo ndakiguhaye, genda ujye kwiga nyine nawe ugenda ubyigiraho. Nati Yesu we, ati zika ari byiza, atuma igitekerezo kiza kuruta ibyo natekerezaga, atuma igisubizo kiza kuruta icyo ngiye na napanze gutanga kabisa. Ndati yego, ati nyine tuntu nkuta, ati oya ni amahirwe ya, ati ni umunsi wawe, ati n'upfusha ubusa, ati kandi guturaka uje no kubite kandi wegure kabisa, tukubite utsinde. Uretse gato iri namuga ati none se, ati tugomba kujyana rero, atugomba kuza tukajyana. Pablo ati oya, ati wapi kabisa, ati je nano najyana nawe, ati ibisubizo byose ubufasha bwose buri muri kino gitabo ngo haye, kandi nubikurikirana neza uraza gutsinda. Ati ndakwiginze gusa, ati ngwino tujyane uje kumfasha, ati ndacyagukeneye kabisa, ati mbabaruze tujyane ndagukeneye umubufasha. Pablo are batoke ntari turajyana, ati ndabyemeye turi bujyane kabisa. Yorini bimaze kumva ko abyemeye ko bajyana, ati yego sha, ati yego urakoze cyane, ati gusa ati harakantu gato tugomba guhinduramo, tugomba kubanza ugahinduramo gatoya. Pablo ati nk'agakiza, ati hoya, ati we haguruka tugende. Pablo ati ko guhinduramo, ati ndanuka se, hari yihumuriza, ati ndanuka se, gusa ntiyabitsindeho ahita mukurikira baragenda. Barakoreka ngaha amasaha yakomeje kugenda yicuma. Daniel yategereje ati ati ibi ngibi birarambiranye kabisa. Gusa Natali arimo arareba ibyo yigira byose, yamenye imipango ye uko ari kugenda ngo yiteraguritse imbere.
akomeza kugenda amubwira ati oya, ati kabisa, ati tugomba ati bibera hagije, ati twamutegereje umwanya munini. Ako kanya batarajya kure Yorine ahitaza ati mumbabarire, ati ya ati mubone nabakerereje kabisa, nabatindiye, ati gusa naje kandi naje mbizanye. Kanya nyine Natalia nawe nk'umuntu wari umutegereje ahita yakira dokima ziwe agifungura. Unebere arebye muri za dokima ziwe, Daniel akomeza avuga ati ati nibyo ubusa mwana ntago wansinda kabisa, ati nuko dutwara umwanya w'ubusa gusa. Ndebere Natalia arebye muri za dokima arumirwa ati ye ahindi urupapuro ati iyi proposal ko ari danje, ati proposal ati ibi byose ni ati niwe wabyikoreye se, ati aturarenze kabisa, turi wagatangaza kabisa. Polo yikangamo, yumvise ukuntu bari gusifa umukobwa, Polo yikangamo. Yorine nanje avuga ati nukuri mvugishije ukuri, ati ntago, ati ibyo bintu ni byiza, ati gusa ntabwo nabashiye kubyifashamo, ati wabashiye kubimfashamo, ati nawe twaje tunazananye, ati nuko namusize hanze, ati wenda ntabwo nzi ko byakemera kuba yakwinjira, ati gusa umuntu wabimfashiyemo n'umuhanga, ati kandi ari hano hanze nazenzanye nawe, sinzi bamwama uburenganzira akinjira. Polo ati heriko, ati ni gute se ibi bintu ko byari hagati y'abakozi dukorana muri company, kucyo bazeyemo n'abantu bo hanze, ati ntabwo byari byemeye ko wazanamo abantu bo hanze. Natalia yambwiye ati mubwire yinjire, atubwire umuntu wagufashe no projet ndabona ikoze neza aze yinjire. Daniel arikanga ati yinjire kabisa, ati kuko ibintu yakoze ndabona bimeze fresh. Yorine arishimamo, nuko arishima araseka, arangije ahamagara hanze ati Pablo, ati njira mwana, genda umuzane yinjire, ati genda umuzane. Barakwereka Yorine yese ajya kuzana Pablo ngo binjirane nyine, aze nyine amupresente nyine, amwereke abantu nyine, amubwire ko ari bafashije gukora iyo projet nyine. Daniel umujinya uramwica ati umupangu wanjye urapfuye kabisa, umupangu wanjye urapfuye. Ako kanya rero winjiye ninde? Ni Pablo ku gasuti yaje yanigirije ya dore wa mwana rero inzerereza ukuntu akeye. Yorine yaragiye amushakira agakote, aragenda amushakira agakote ka danje kabisa. Akinjira azahamagara ati ati Daniel we turi hano. Daniel ati Pablo ati urakora iki hano? Barikangamo bati muraziranye se? Anje avuga turaziranye, niwe muntu wabashiye kumumbya, niwe wabashiye gushyira kampani yanjye hanze, atuma kampani yanjye ijya hasi, atuma bomba ansubiza ku muhanda, atuma njya ku muhanda, ati n'umuntu mubi, atubwo n'umugizi wa nabi. Daniel ati komeza uvuga ububeshya, tuwe nta nubwo wakagombye kubagaze hano. Pablo akomeza kugenda avuga ati amakosa yose, avuga ati hoyereka. Natalia avuga ati hey ati birahagije, ati mwikomeza guterana amagambo, ati ubundi mutubwire muziranye mute, ati se mushobora kuba muziranye, ati mutubwire uko muziranye. Atajya kuvuga Yorine arangije avuga ati yego, ati Daniel ni umuntu mubi, ati niwe muntu wakoraga muri company yiwe, atamukizera abasha kumugira manager, arangije afata ibintu byose byo muri company abikora n'abarabyangiza, biza kurangira nyine banki ije guteza imitungo yiwe, ati none dore umutipe byaje kurangira asigaye hasi. Pablo nawe yungamo iryo jambo aravuga ati yego nibyo madame, ati umutipe ati yaraje muri company yanjye, ibintu byose arabizambagaratanya, ati nabyo yaraje gukorera company yanyu, ati nta n'umugambi mwiza, nta n'umushinga mwiza arafite kabisa. Daniel aravuga ati ati ubwo se ushaka kugira ngo mbura akazi kanjye? Natalia nawe avuga ati yungamo aravuga ati oya ndabizi rega, ati nakuvumbuye kare, ati cyagiye kuvugira kuri telefone muri igamba, nakumvaga, ati naje imbere yawe muri vugisha kabisa, ati numva umupango ufite ko rero kurimbura company yacu, ati urangiza ukazigarura ibyo muri company, ati nakumvise, ati kandi ibintu byose biri recorded na ntirimo na recording, ati ubwo rero utagira ikintu urenzeho. Daniel ati ati agiye kugenda, bati oya nta hantu ujya, umupolisi bari bamubwiye kare, kumbe bari bahamagaye na polisi. Dore amaso Daniel yikangamo. Ako kanya umupolisi azafata ikigoryi, ati tugende sha mukozi w'ikibi, ati ibintu wamenyereye, ati ako kanya Natalia ati rega nigera muhamagaye, ati mwigira ikibazo, umupolisi ngera muhamagaye, ati namuvumbuye kare, ati mutware inzerezi ivana gasi yangaha. Barakwereka abagenzi byaje kurangira yanzerezi bayitambikanye ngo ni Daniel. Imana isubiriza igihe kabisa. Desi nta cyakurikiyeho Yorine yese yinjirana ka Pablo baze arebe ko yagasabira akazi, barebe ko bakorana. Natalia aravuga ati nukuri, ati ibintu nyine bibonye kare, ati rero igishimishije nuko ati madame Yorine we, ati niwe ugiye kuba manager w'iyi company,
ati kandi niba byanashoboka ati Daniel ati Pablo nawe yaza muri no company tukamuha akazi tukaba twakorana. Gisekamo ati ni mpamvu bikeneye ukaba wumva uri interested waza tugakorana ntaribe kabisa. Ati Yorini rero ugiye kuba manager w'iyi company ati kandi ati umwunganizi mugiye kujya mukorana. Ati Pablo we ati kuva uyu munsi rero ati niba ari ukeneye muri company ushobora kuvuga ati ushobora kuvuga kuko akazi twabanyije kwa kabisa. Barakwereka abagenzi cyishimyemo bigaragara yuko byaje kurangira Pablo abonye akazi muri no company agiye gukomeza korana na Yorini. Arangije nawe nk'umugabo afata ijambo aravuga ati nukuri murakoze kungirira icyizere ati kandi nizere neza ko ntazabatenguha ati nzateza imbere kabisa no company nzakora ibishoboka byose. Barakwereka abagenzi byarangiye ari ibyishimo muri company. Agafilime kacu karimo kagana ku musozo abagenzi. Hari ikintu wizemo byanze bikunze ari ikintu wizemo byanze bikunze bigaragara ko wizemo ko akawe ntaho kajya kandi ugira neza ukayisanga imbere wanagira nabi kandi nawe ukayisanga imbere. Ntubona Daniel uko bimugendekeye se ntibirangiye bamukuruye. Mujye muri commentaire mutwandikire kandi mukore subscribe like ndetse na share. Turabakunda cyane ya JPC Media alongside Keza Kimana from Burundi. Agafilime kacu niko kari kugenda kagana ku musozo bigaragara ko baje kurangira abantu bakoranye. Murakoze cyane mujye mukomeza munadusupportinga ariko mujye no muri commentaire mutubwire ukuntu ibintu bimeze. Ese mutubwire nakaye ka filime muri gukunda muri no minsi cyangwa se ni kimwumva ko twabagezaho. Nta kindi cyakurikiyeho disi. Pablo yarashimiye afata Yorini ku kaboko agenda agashimina nako kishimye bigaragara ko anezere ko bagiye kugenda bagiye gukomeza gukorana. Yorini nawe yarishimye arangije aramuhobera nk'umuntu nyine bari bagiye gukorana umukuye ku muhanda akaba amuzanye muri company. Ibyishimo ni byinshi muri company nuko kagenze. Yari JPC Media alongside Keza Kimana from Burundi. Turabakunda cyane. Ciao ciao.